Ndabasuhuje mwe mudukunda kandi mudukurikira mufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza tunyuza ku muyoboro wa YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV, umuyoboro waziye igihe kugira ngo ukure abanyarwanda, abarundi n'abandi bose batwumva mu rujijo, kubera ko abantu benshi bari mu rujijo rw'icyo bita iyobokamana, rw'icyo bita ubutumwa bwiza, urujijo rw'icyo bita ijambo ry'Imana. Kandi reka mbabwize ukuri, wayobewe icyo n'ibindi byose birakuyobera, kubera ko ubundi koko abantu bakeneye kumenya Imana, ariko iyo batayisobanukiwe nk'uko iri, ahubwo bakayoba Imana bazi ko bayiyobotse, n'imibereho yabo yose ibi mibereho iyobye ndetse ikomeza kugira benshi cyane bayiyobya, ugasanga abantu barahabye, abantu ntibazi iyo bava, ntibazi iyo bajya, ubuzima bukabateragana bukabajyana hirya no hino, ari nako mu by'ukuri abantu babura ibyiringiro by'imibereho ya none ndetse n'imibereho y'ejo hazaza. Ariko reka mvuge ko suko Imana itatanze umucyo ku ijambo ryayo, Imana ikunda abantu ku buryo ntabwo yari kubura kudusobanurira mu by'ukuri icyo bidusaba kugira ngo tubane n'Imana amahoro mu isi ndetse tuzabane nayo mu ijuru. Nge ubaganiriza ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Biranyura, bintera ishema, ndabinezererwa kuvuga ko ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Benshi baraburwanya, benshi ntibabwemera, benshi barabugoreka, benshi bavuga uko butari, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwankijije, kandi nibwo bwonyine Imana yagennye ko buzakiza abari mu isi yose. Nk'uko Pawulo abyandikira Tito mu rwandiko yamwandikiye mu gice cya 2 ku murongo wa 10 kumanura, aramubwira ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Bivuze rero ko nta handi hantu agakiza kari, nta yindi soko y'agakiza, nta yindi nzira ijya mu ijuru keretse gusa mu buntu bw'Imana abantu banga, mu buntu bw'Imana abantu bagaya, mu buntu bw'Imana abantu bapfobya, ndetse ku buryo noneho wagira ngo ni n'igitutsi kwitwa ko nawe wizera ubuntu bw'Imana, ngo ese nawe uri umunyabuntu, ngo nawe wizera bya bindi. Ariko reka mvuge ngo ibyo mugaya nibyo birimo inzira y'umukiro kuri mwebwe, nibyo birimo imibereho myiza ya hano mu isi ndetse n'igihe kizaza umuntu akabana n'Imana mu buryo bw'iteka ryose. Ibindi ni ubushukanyi, ibindi ni ubuhenzi bwa shitani, byitwikira Imana n'ijambo ryayo, bikitwikira gukorera Imana mu by'ukuri no kuyivugira. Ariko reka mvuge ko ni ibinyoma, ni ibintu shitani yahagurukije, yitwikira ijambo ry'Imana, ararigoreka kugira ngo ashuke abantu. Mu by'ukuri abantu bakajya kumuyoboka bazi ko bari kuyoboka Imana, ariko bagatana, bakabura ibyiringiro, bakabaho batazi ibyabo, bagakenera iteka abantu bababwira ngo ibyabo ngo babareberayo. Ariko reka mvuge ko umunsi wabaye umwana w'Imana, umunsi wizeye ubuntu bw'Imana bw'ukuri, nawe ntuzakenera ukureberayo, kubera ko Imana izabibaye so, uzahabwa umwuka wera, kandi umwuka wera atumenyesha byose by'Imana mu gihe natwe twabaye ab'Imana. Ngiye ubavugisha rero, amazina ni Emile Nshimiyimana, nkaba mbakunda kubera ko mu by'ukuri namwe mukunda ubutumwa bwiza, ariko mbifuriza kugira ngo abatarabwizera babwizere, twibanire n'Imana amahoro mu isi ndetse tuzabane nayo iteka mu ijuru. Reka twisomera amagambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, ni urwandiko rwa 2, yabandikiye inzandiko ebyiri, urwa mbere n'urwa 2. Tugiye kureba amagambo yo mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye abera b'Itesalonike mu gice cyaho cya 2 guhera ku murongo wa 9, turasoza icyo gice ku murongo wa 17. Aravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa shitani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Kuza k'umugome shitani kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, nyine gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Hari abantu bayoboka ibitangaza, abantu bayoboka ibimenyetso, hariya bakiza indwara, hariya baraguhanurira bikaba, hariya bakureberayo rikaka, hariya mu by'ukuri bakubwira ibyawe, hariya hari Imana ivuga, hariya barambwiye biraba, hariya bamanuriye akazi ndakabona. Ibyo bimenyetso n'ibitangaza ngo ni ibinyoma ku bantu barimbuka. Ariko impamvu ari ibinyoma nuko n'ubundi akazi uzakabona, ntago akazi bisaba kugahanurirwa. Imana idukiza indwara, ntabwo bisaba ko babiguhanurira.
abaganga barahari, ariko kandi n'ubundi n'Imana ibakoresha, yaba no mu buryo bundi bukomeye. Imana ifite ubushobozi bwo gukiza abantu indwara, ariko byose ntibikwiye kwitirirwa ko impamvu igukijije ari uko bagusengeye, impamvu igukijije ari uko umukozi w'Imana usizwe amavuta yakurambitseho ibiganza, impamvu Imana igukijije ari uko wagiye gusengera kwa naka. Imana niyo ikiza, ntabwo ari abantu bakiza, kandi n'ubu umwana wayo. Ese reka nanjye nkubaze, ese ninde mubyeyi udafite inshingano zo kuvura umwana we cyangwa se zo kuvuza umwana we? Ntawe, nta mubyeyi utagira inshingano zo kuvuza umwana we. N'ubu umwana w'Imana uzamenya neza ko kuvurwa kwawe, gukira indwara kwawe bizaba biri mu maboko y'umubyeyi wawe. Burya umubyeyi arakuvuza, n'isambu akayigurisha, akora iyo bwabaga, akiyambaza inshuti, akiyambaza abavandimwe, wenda bikaba byanananirana, ariko ntako atagize. None si Imana ko ari umuremyi w'isi n'ijuru? None si Imana yacu ko ishobora byose? None si Imana yacu ko izi byose, ko itatanga ubwenge itabugira, ko itatuma abantu barabasha no kuvura ngo yo ibinaniwe no gukiza? Reka mvuge ngo rero nitwizera Imana y'ukuri, tukaba abana bayo, ntabwo tuzakenera abatubeshya. Tuzaba mu rukundo rw'Imana, tugendere mu rukundo rw'Imana, dutekanire mu rukundo rw'Imana, twiringire Imana ibasha kudukorera ibirenze cyane ibyo twatekereza, n'ibirenze cyane ibyo twasaba. Ariko ndi kuvuga iki rero? Ndi kuvuga ngendeye mu mujyo wa Pawulo, ngendeye mu izi ntambwe za Pawulo, ko kuza kwa shitani kwitwaza ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma kubarimbuka. Yesu yaravuze ngo nibababwira ngo ari hariya, ati ntimuzajyeyo. Reka mvuge ngo benshi rero bazitwikira izina rya Yesu, bababwire ko bakora ibitangaza, bababwire ko bakiza indwara, bababwire ko babahereza igikundiro, bababwire ko batanga abagabo. Noneho numvishe ejo bundi bavuze ngo we ngasengera abantu batazi gusoma no kwandika ngo bakabimenya. Ariko reka mvuge ngo gahunda za leta zirahari zigisha abantu gusoma no kwandika, ntabwo biva mu masengesho, ntabwo biva mu bindi bintu ibyo ari byo byose by'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, ariko ngo byagenewe abarimbuka. ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka biteye ubwoba. Uzabona ngo abantu bakora ku bantu. Ndashaka kuvuga ngo ubuhenzi bwose, ndashaka kuvuga uyu murongo wa 10 wo mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abatesalonike mu gice cya 2 ku murongo wa 10, ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka. Ibyo bintu byose mushidukira, ibyo bintu byose muhururira, ibyo bintu byose musamarira, ni ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka. Abarimbuka nibo shitani afitiye ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa. Ariko mu by'ukuri umva impamvu bimeze bityo, ngo kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Imana ishimwe cyane. Ngo abantu ngo nuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe, niyo mpamvu hariho ibi bimenyetso n'ibitangaza kubarimbuka, niyo mpamvu hari ubushukanyi bwinshi kubarimbuka, niyo mpamvu abantu bayobera muri ibi na biriya, nuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Icyo umuntu abura nagakiza kukuri, kubera ko numara gukizwa by'ukuri uzamenya urukundo rw'Imana kandi ruzahindura imibereho yawe, nta kizagushitura. Uzaba warabonye Imana muri Kristo Yesu, kandi uzaba warabonye byose muri Kristo Yesu, ku buryo nta uzakubwira ko noneho umuntu runaka ari uzakugeza ku Mana, umuntu runaka ari uzagusengera, umuntu runaka ari uzakugererayo. Oya, iyo ubaye umwana w'Imana ubu uri umurago wa byose, ubu uri umuraganwa na Kristo, bityo nta wagushukashuka. Ubwo buhenzi bwose bwo gukiranirwa rero bugenewe abarimbuka. Umva 11, uyu murongo uteye ubwoba cyane, uyu murongo nanjye uyu ntera ubwoba, ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Aho unterera ubwoba nuko Imana ibigiramo uruhare. Abantu banze kwizera ubuntu bw'Imana, abantu banze kwizera ubuntu twaherewe muri Kristo Yesu, bakemera ubwo buhenzi, mu by'ukuri ngo Imana nayo ngo izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Ibyo bintu Imana ntibihagarika, ibyo bintu Imana ntibibuza kuba, ndetse Imana irabishyigikiye kugira ngo abantu banze kwizera Kristo by'ukuri, ngo abagira abakiranutsi, abagira abana b'Imana, abagire baragwa b'ijuru, nabo ngo Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane kugira ngo bizere ibinyoma. Abantu banze ukuri, ukuri ni Yesu,
uvuga Yesu ko ari uhesha ijuru ngo kwakinara Yesu, ngo hatabonetsemo imirimo yacu, ngo hatabonetsemo gukora kwacu, ngo hatabonetsemo amaturo yacu, ngo hatabonetsemo amasengesho yacu, ngo hatabonetsemo kwitanga kwacu, ngo hatabonetsemo ibi na biriya, ngo hatabonetsemo kubaka insengero, ngo hatabonetsemo simbizi, ariko kuririmba n'ibindi, kudiakona n'ibindi, gucuranga n'ibindi, nawe urabizi. Ariko reka mvuge ngo abantu banze kwizera ukuri ngo bakizwe, Imana yaboherereje ubushukanyi bukomeye cyane kugira ngo bizere ibinyoma. Ariko Imana idufashe cyane kandi iduhe kumva aya magambo kugira ngo nimba ari waranayobye, nimba ari warayobejwe, nimba nawe ari mw'ibyo binyoma, uvemo uyu munsi nawe wizere Yesu, uba amahoro, utekane, ugubwe neza, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa, bacirweho iteka. No murongo wa 12 icyo bishatse kuvuga ahangaha nuko abantu bose bayoboka ibyo bintu nibadakurwamo hakiri kare ngo bumve iri jwi ry'impanda, bumve uyu muburo, mu by'ukuri bazarimbukira muri ibyo bintu. Kandi koko ikizakubwira ko ari ubuyobe nuko umuntu azakubwira ko asengera abarwayi, azakubwira ko akora ibitangaza, azakubwira ko atanga amaviza n'ibindi, ariko ntakubwira icyakujyana mu ijuru. Kandi ijuru niryo ukeneye, iyi si ntago ari iwacu, hano ni imburabuturo, hano siho tuzahora iteka. Ukeneye icyaguhesha kujya mu ijuru, ukeneye icyaguhesha kumenya uburyo wabana n'Imana amahoro mu isi, ndetse ukuzanabana nayo mu ijuru, ukaroka kurimbuka, ntujye mu nyanja yaka umuriro n'amazu. Ugasanga rero ntabwo ubugingo ariyo santere y'inyigisho abantu bafite, ahubwo santere y'inyigisho abantu bafite ni iby'isi. Ntabwo rero ari byo, ntabwo ariyo message yaturutse ku Mana izaniwe abantu bayo. Yohana 3:16 atubwira gute? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Urukundo rw'Imana rero rwatumye iduha Yesu Kristo, kugira ngo mu by'ukuri umuntu namwizera ntabakirimbutse, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Icyo nicyo cyatumye Yesu aza mu isi, nicyo cyagaragaje urukundo Imana idukunda. Ntabwo ari uko nabonye umugore cyangwa umugabo, ntabwo ari uko nabonye viza cyangwa se nayibuze, ntabwo ari uko nabonye akazi cyangwa se nakabuze, ntabwo ari uko nabonye imyambaro cyangwa se nayibuze, ntabwo ari uko nabonye icyo kurya cyangwa se nakibuze, ahubwo urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Kristo Yesu, we waje kugira ngo adupfire, nitumwizera dukurweho ibyaha, tugirwe intungane, tube abaragwa b'ijuru. Imana ishimwe cyane. Uri kujya mu gucirwaho iteka rero wishinga abahanuzi b'ibinyoma, uri kujya mu gucirwaho iteka wishinga ibimenyetso n'ibitangaza, uri kujya mu gucirwaho iteka wishinga abagushuka, uri kujya mu gucirwaho iteka wishinga abakubwira ngo Imana izakugirira neza. Imana yatugiriye neza muri Kristo Yesu, ndetse yatugiriye neza itangaje, ahubwo nuko utayimenye. Niyo mpamvu uri gushakishiriza aho ibintu bidashakirwa. Ineza y'Imana twarayibonye ubwo yaduhaga Yesu kugira ngo adupfire, noneho nitumwizera tukirwa bere abakiranutsi, abantu Imana itabaraho icyaha. Imana ishimwe cyane. 13 bagiye kutubwira no abandi bantu bizeye Kristo, abandi bantu babanye n'Imana amahoro, abandi bantu bamaze kwakira ubuntu bw'Imana, abandi bantu bafite ihumure ry'iteka ryose, abandi bantu bamaze kumenya ko batazarimbuka, abandi bantu badakangwa n'abiracitse, abandi bantu badashyiturwa no kuvuga ngo Imana iravuze, abantu ahubwo Imana yavuze bakumva ijwi ry'ubutumwa bwiza, bakaba batekanye, bakaba babanye n'Imana amahoro. 13 ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Imana ishimwe cyane. Hari abantu Imana yatoranirije mbere, uhereye mbere na mbere agakiza mu by'ukuri gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Imana ishimwe cyane. Kwizera ukuri ni Yesu, ukizera ko Kristo yakubereye incungu y'ibyaha byawe byose, ukizera ko Kristo yakubereye igitambo gikuraho ibyaha byawe byose, bityo nawe ukinjira mu bantu Imana yagiriye neza muri Kristo Yesu, ukinjira mu bantu babanye n'Imana amahoro, ukinjira mu bantu batekanye, ukinjira mu bantu baguwe neza, ukinjira mu bantu bamaze mu by'ukuri gusingira imigisha nyakuri iva ku Mana. Nibyo yabahamagariye, ibahamagaje ubutumwa twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana yaduhamagaje ubutumwa bwiza kugira ngo duhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Reka mvuge iki ngiki. Iri jambo ririmo bibiri.
hari ubwiza nko gukiranuka kwa Yesu Kristo twahawe. Kwizera Yesu ni ukwambikwa gukiranuka kwa Yesu Kristo. Kwizera Yesu ni ukwambikwa ubwiza nyine bwa Yesu Kristo. Yesu niwe wakoze ibyiza byose Imana ishaka kugira ngo umwizera yambikwe ubwo bwiza bwe. Kwizera Yesu nyine ni uko Imana ikubaraho ubwiza bwa Yesu Kristo bwose. Ibyo Yesu yakoze bikakubarwaho nk'aho ari wowe wabikoze. Wowe ntabyo ufite wakora kugira ngo bikujyane mu ijuru, ariko ibyo Yesu yakoze y'umwizeye bikwandikwaho. Yesu yanditsweho ibyaha atakoze kugira ngo nawe ubwiza bwe, haleluya, ubwiza bwa Yesu Kristo bwandikwe kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, iyo wizeye Kristo nawe uhinduka umwana w'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ibyiza bya Yesu Kristo byose bihinduka ibyawe. Uko ari umwana w'Imana nawe yatugize abana b'Imana. Tekereza bibaye umwana w'Imana noneho rero. Ni ukuvuga ngo ubuhindutse umuraganwa na Kristo. Ni ukuvuga ngo iby'Imana ifite byose nawe ni ibyawe. None se ubwo baraguhanurira iki? Ndagira ngo mbwire umuntu wampanurira none ibyo agiye kumpanurira. Iby'Imana byose ni ibyanjye kubera ko ndi umwana w'Imana. Ubwiza bwa Yesu Kristo nibwo nanjye nahawe. Ibyo Kristo afite nanjye nibyo mfite. Niko ijambo ritubwira ngo ibimwuzuye nibyo natwe twahawe, ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Imana ishimwe cyane. So hanze ya Kristo nta kintu gihari rero, ni ijambo wahozeho, wahoranye n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Bivuze rero ngo ibiriho, ibyabayeho, ibizabaho byose biri muri we, ni nawe wabiremye. Bivuze ngo ntacyo benda kumpanurira ndafite muri Kristo Yesu. Ubwo tumufite dufite byose. Nawe niba umufite ufite byose, kandi nawe utari wamugira ndakubwira ngo nawe numugira uraba ufite byose. Biratangaje rero ko umuntu yambwira ko ari kumpanurira ko nzabona ibyo mfite. None se ni ibiki wambwira nzabona bindi ndafite muri Kristo? Niba hari ikintu Imana ifite nanjye ndagifite. Ahubwo icyo umuntu aba akeneye noneho kumenya ni ijambo ry'Imana rigenda rimubwira ubwinshi bw'ibyo afite mu Mana, ubwinshi bw'ibyo twaherewe ubuntu mu Mana. Ni mpamvu n'abera bakomeza kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo basobanukirwe imigisha itagira akagero twaherewe muri Kristo Yesu. Batubwiraga rero ko Imana yaduhamagariye guhabwa ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ubwo bwiza bw'Imana yaduhaye nanjye ndabuyishimiye. 15 aravuga ngo nuko rero bene data muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba ari zo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Imana ishimwe cyane. Gukomeza inyigisho twigishwa nk'abera, nk'abakiranutsi, kubera ko n'ubundi muri zo niho duhishurirwa imigisha itagira akagero, imigisha itarondoreka Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Tuba tugomba kuzikomeza no kuzikomeraho no kuzirwanira ishyaka, kuko nizo zihishe ubwiru bw'Imana nyakuri ku buzima bw'abera abakiranutsi. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Imana ishimwe cyane. Imana yaradukunze iduha ibyiringiro, iduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza, kandi kubw'ubuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Ibyiringiro by'iteka ryose, ihumure ry'iteka ryose, ibyiringiro byiza, kandi byose ibiduha kubw'ubuntu bwayo. Imana ishimwe cyane. Kubaho umuntu afite ihumure ry'iteka ryose bisobanura iki? Bwa mbere, ikintu gikorwa mu mitima yacu ni ukubaho dufite ubwoba ngo nimfa nzarimbuka. Icyo kintu gihangayikishije abantu. Ngira ngo ibyo bintu murabizi. Umuntu wese uriho yumva azarimbuka, yumva atabanye n'Imana amahoro, yumva ashidikanya, yumva yibaza ngo ese mfuye najya he, uwo muntu abayeho nabi. Icyo tucyemeranyweho ko uwo muntu abayeho nabi rwose. Uwo muntu nta humura afite, uwo muntu afite ubwoba, hadashingiye ku mafaranga atunze, hadashingiye ku cyubahiro afite mu isi, hadashingiye ku mwanya arimo mu isi, hadashingiye ku wenda ari icyamamare mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niba umuntu ariho yumva atarakira imbabazi z'iteka, hari ikibazo afitanye n'Imana, uwo muntu nta humure afite. Ariko ikintu batubwiye hano, Imana yaradukunze iduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza. Umuririmbyi aravuga ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, ngo mfite umugabane mu ijuru.
ibyiringiro byiza ni ibyiringiro bifite ubugingo, ni ibyiringiro umuntu aba afite akaba yumva neza ko afite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ibindi ntabwo ari ibyiringiro bizima, ahubwo ni ibyiringiro bikoza isoni. Abantu benshi bariho bafite ibyiringiro bikoza isoni. Ukaba ubaye imyaka myinshi muri korari, ufite n'ijwi ryiza mama, ukaba uzi gucuranga, ukaba uri umupiyaniste, ukaba uri umuvugabutumwa, ukaba uri pasitori, ukaba uri mushumba, ukaba uri diyakoni, ukaba uri bishop, ukaba uri aposo, ariko mu by'ukuri ukaba nta byiringiro bizima ufite. Ukaba uriho utazi niba upfuye wajya mu ijuru. Icyo ni kimwe. Hari ibyiringiro byiza ndetse n'ihumure ry'iteka ryose. Ihumure rero riboneka noneho ku muntu uri mu isi azi neza ko nta kibazo afitanye n'Imana. Uwo muntu aba ahumurijwe. Uwo muntu aba azi neza ngo Imana iri mu ruhande rwanjye, mpfuye none najya mu ijuru. Ariko si ibyo gusa, ahubwo n'icyambaho cyose nta cyambaho kiri hejuru ya kontrole y'Imana. Umuntu aba azi ngo Imana iri muri kontrole ya buri kimwe cyose. Ibyo ntazi irabizi. Ibizambaho ejo ntabwo mbizi, ariko Imana irabizi. Haleluya. Iryo ni ihumure ry'iteka ryose. Ibyo ni ibyiringiro byiza, ni ihumure ry'iteka ryose. Kuba uhumurijwe. Ariko se uhumurijwe n'iki? Uhumurijwe n'Imana. Uzi neza ngo Imana irankunda. N'ikimenyetso yantangiye Yesu kugira ngo amfire. Bityo rero Imana nta kiyirusha imbaraga, nta kiyitera ubwoba, nanjye ubwo muri yo nta gikwiye kuntera ubwoba, kuko Imana iri mu ruhande rwanjye. Umuvandimwe yakomeje avuga ngo Imana yadukoreye ibyo, ngikomeze ngo ihumurize imitima yacu. Icyo nanjye nicyo nifuriza abera aho muri hose ku isi yose, ngo Imana ikomeze ihumurize imitima yanyu. Ibyo muri kunyuramo byose Imana iri hejuru yabyo. Uburwayi se, Imana iri hejuru y'uburwayi. Amagambo aba mu Baroma mu gice cya 8 ku mirongo ihera, hano havuga ngo niki cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana, ngo mbese ni inzara, mbese ni ukwambara ubusa, mbese ni ukuba mu kaga, mbese ni amakuba, mbese ni ibyago, mbese ni urupfu, mbese ni ubugingo, mbese ni ibiriho, mbese ni ibizaza, mbese ni ibifite ubutware, mbese ni ibifite ubushobozi. Yaba ari ibiriho, yaba ari ibizaza, nta na kimwe cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana. Mu yandi magambo, urukundo rw'Imana ruba ruturiho no muri ibyo byose, kandi rukadutsindira ibyo byose. Kuba Yesu yaraje akadupfira ni ikimenyetso simusiga Imana yagaragaje cyo kidukunda, cyuko mu by'ukuri iri mu ruhande rwacu, kiri kumwe natwe, kandi ko yiteguye kuturwanirira intambara iyo ari yo yose. Humura, n'ibyo uri kunyuramo bizashira, ariko no mu gihe ubirimo Imana ihumuriza umutima wawe. Aya magambo ndi kuvuga ahumuriza umutima wawe. Imana iragukunda, kandi Imana ishobora byose, kandi Imana iri hejuru ya byose. Nta na kimwe kiriho kiyirusha imbaraga. So komera rero ushikame. Imana irabizi ko uri guca muri iyo situation. Ahari wagize ngo Imana yagutereranye, ariko Imana iri mu ruhande rwawe. We mukiranutsi aho uri hose, komera, shikama, Imana iri mu ruhande rwawe. Ntabwo Imana yarangaye, ntabwo byaje itabizi. Oya, ahubwo iragira ngo ikwereke urukundo rwayo no muri ibyo ngibyo. Imana ishimwe cyane. Imana iradukunda cyane. Imana iratureberera cyane. Imana itubereye maso cyane. Imana nta na kimwe kiri kutubaho itazi. Imana izi situation yose uri kunyuramo, kandi yemera ko n'ibyo tutakwishimira bitugeraho, ariko ku mpamvu zo kugira ngo dukure, tumenye gukora kw'Imana, tumenye kurwana kw'Imana. Ntabwo dukeneye abatubwira ngo baraduhanurira ibi n'ibi. Hoya, mu rukundo rw'Imana dufitemo byose. Reka mvuge ngo Imana ahubwo nk'uko yadusezeranye mu ijambo ryayo, ijya ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twayisaba, n'ibiruta ibyo twakwibwira, n'ibyo twakwifuza. Mu yandi magambo, ngibyo nasaba ntabwo byagera ku kigero cy'iby'Imana mu by'ukuri yiteguye kunkorera. Imana rero irakuzi, n'ikimenyimenyi yagutangiye Yesu. Imana irakuzi, n'ikimenyimenyi yemeye kugupfira ku musaraba. Imana iragukunda, ntabwo uri umuntu ugayitse, ntabwo uri umuntu utazwi. Niyo abantu baba batakuzi, yewe niyo utazwi no mu mudugudu, niyo utazwi no mu kagari, niyo utazwi no mu murenge, niyo utazwi no mu muryango ukomokamo, bakaba batajya bakuzirikana nka Dawidi. Ndavugira iki Dawidi? Dawidi umunsi Samuel ajya kwimika umwami mu muryango wa Yesaya, yageze yarababwira ati mu by'ukuri hano nkeneyemo umwami,
hano hari umuntu Imana ishaka kwimika kugira ngo abe umwami wa Isirayeli, ariko umubyeyi w'abana mu bo yatekereje ntabwo Dawidi yararimo. Niyo waba nka Dawidi wibera mu ntama, niyo waba nka Dawidi umubyeyi adatekereza ko yabamo umuntu ukomeye, niyo waba nka Dawidi uri hirya iyo ngiyo utazwi wibagiranye, ariko Imana irakuzi. Hari abandi batakuzi, Imana yo irakuzi. Kandi niba Imana ikuzi ntacyo bitwaye niyo utamenywa n'abantu, niba Imana ikuzi ntacyo bitwaye niyo abantu batakwemera, niba Imana ikuzi ntacyo bitwaye niyo abantu mu by'ukuri bakuvuga nabi, niba Imana igukunda ntacyo bitwaye niyo abantu bakwifuriza ibibi gusa. Mu by'ukuri Imana yo izagucira kanzu, ibyo bibi byose Imana izabigukuriramo ibyiza, kandi uzakuramo ishimwe ushimira Imana. Ni nayo mpamvu ibigeragezo Imana yemera ko bitubaho, no kugira ngo ibitunyuzemo ibidutsindire, hanyuma ishimwe dukuremo turigarurire ku Mana, tuvuga ati Mana twarakubonye muri biriya, twabonye uturwanirira, twabonye udutabara, twabonye uturengera, twongeye kubona ineza yawe, turagushimiye Mana. Ntabwo Imana rero iba yarangaye, nta handi iba yagiye iyo turimo turanyura mu bigeragezo ibihari, ahubwo no kugira ngo nubundi twereke ko no muri ibyo ngibyo ibasha kuturengera, ko no muri ibyo ngibyo ibasha kudutabara. No mu rupfu mama, uzi ko no mu rupfu tuzanyuramo twigendera gusa, no mu rupfu izaba iri kumwe nawe. Yesu yarunyuzemo kugira ngo aruhindure irembo, atwereke ko nta n'ikintu kiriyo. Bityo abana b'Imana muhumurizwe, abana b'Imana mugubwe neza aho muri hose, muri immortel, muri abantu bagabanye kamere y'ubumana ibahesha kubaho iteka ryose mu Mana. Bivuze rero ngo niyo umubiri wakurwaho, nibwo tuzaba twinjiye mu mwuzuro w'ubuzima bwacu nyakuri, aho batababara, aho batarwara, aho badasonza, aho badakena, aho byose biri ku murongo. Aho niho tuzaba tubonye umunani wacu nyakuri Imana yadushyiriye muri Kristo Yesu. Tukiri no mu isi rero duhumurike, tukiri mu isi tugubwe neza, tumenye ko urukundo rw'Imana ruturiho, tumenye ko imbaraga z'Imana zituriho, uburinzi bw'Imana buri ku buzima bwacu. Abaheburayo igice cya 14 aratubwira ngo mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera? Abamarayika ni imyuka ikorera Imana, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Imana ishimwe cyane. Abamarayika ni imyuka ikorera Imana ngo itumwa gukorera abazaragwa agakiza. Bivuze iki? Bivuze ngo aho ngaho uri abamarayika muri kumwe, ni good news, nayo nandi makuru meza cyane. Aho ngaho utekereza kuri wenyine, abamarayika b'Imana muri kumwe. Kandi ngo babatumwe iki? Kugukorera we muragwa w'agakiza, kugukorera we muragwa w'ijuru, kugukorera we mwana w'Imana, wowe muntu Imana yabyaye ubwa kabiri, wowe muntu uriho kandi uzabaho iteka ryose mu Mana. Burya abamarayika b'Imana ntibagaragara, yego ni imyuka, ariko naho ngaho uri barahari, na hariya wihebye barahari, naho utekereza kuri wenyine barahari. Kandi bahari kugira ngo bagukorere, bahari kugira ngo bakurengere, bahari kugira ngo bakurinde, kubera ko uri umuntu ukomeye cyane, uri umuragwa w'iby'Imana, uri umuragwa w'ijuru. Wowe na Kristo murabaraganwa, uri umuraganwa na Kristo. Bityo rero ntago Imana yakoreka gutyo, ahubwo aho uri hose abamarayika bayo bari ku buzima bwawe, bakuriho kugira ngo bagukorere, bakurengere, bagutabare. Kandi mu by'ukuri ibyo bigutere kugubwa neza, bigutere guhumurika, bigutere gutekana, ugubwe neza, utuze umutima, umenye ngo Imana iranzi kandi Imana iranyemera. Ikindi ukomeze wibwira iby'ijuru, ukomeze wibwira iby'iyo migisha itarondoreka twaririye muri Kristo Yesu. Kubera ko iby'isi birarangira, iby'isi ni by'umwanya mutoya, ngishimira none ejo bigahinduka. Ntago byakuviramo ibyishimo by'iteka, ariko mu by'ukuri ibyishimo by'ukuri ni ibyo ngibyo bituruka mu byiringiro by'ukuri n'ihumure ry'iteka ryose twaherewe muri Kristo Yesu. Reka mbashimire rero mwese mwadukurikiye, mwe twabanye ku Ijuru Ntirikorerwa TV. Utari wakora subscribe sinzi ikintu utegereje rwose. Amagambo nk'aya ngaya ni rare, ni amagambo utabona henshi, ni amagambo y'imboneka rimwe. Naha ngaha uzayumva ku Ijuru Ntirikorerwa TV. Kora subscribe rero kugira ngo dukomeze tubane, ukomeze uryoherwe n'amagambo akubaka, ukomeze wubakike, ukomeze ugubwe neza, ukomeze utekane, utunge umutima ushikamye, utunge umutima utanyeganyega, utungishwe n'ubuntu bw'Imana, ndetse nawe utungishe abandi. Turongera tubabwire kandi nimero ya WhatsApp ku muntu wifuza ko tumushyira kuri WhatsApp groupe, uratwandikira kuri 0784 4257 0784 4257. Twandikire kugira ngo tugushyire kuri WhatsApp groupe yacu, ukomeze usangire n'abera bose ku isi yose inkuru nziza, amagambo meza y'ihumure akomoka ku Mana.
akubwira uwo wagizwe muri Kristo Yesu, akubwira imigisha itarondoreka Imana yaguhereye muri Kristo Yesu. Reka nsoze rero mvuga ngo ubuntu bw'Imana, amahoro Imana itanga ayobuje rwose ayo watekereza, akomeze atwarire mu mutima wawe none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.